umeze bw'inzu za kera. Inzu za kera zagiraga zino zibitaga nyakatsi. Inkingi za mwe. Yabaga ifite inkingi irimo hagati bakiwe. Icyo kintu waruvuze rero brale niko bayita ngo rero kugira ngo nk'umunyarwanda. Barasoba urakoze cyane. Ariko muri tekinike banshakira umuntu bitwa Joseph Kibwetere. Ujye muri Wikipedia uramubona. Kibwetere Joseph ni umugande baraza kuduha ifoto ye. Reka mwite nka pasiteri. Hambere Joseph Kibwetere yigeze gushinga idini, bundi yari umukatolike bizwi, aza kugera gutya ashinga idini. Nuvuga ngo yari umukatolike ari kugenda uzamuka nigisha bamuha kuyobora ibigo bya kiliziya muri Uganda. Ageze ahagira femu yumva nawe arabyumva koko yumva arakaze. Kibwetere Joseph aza none kugera ku rwego rwo ngo washinga idini ryanjye. Kibwetere yaje kuzageza akurura abizerwa zo kubabita abakristo reka mwite gutyo. Biza kurangira arabigisha sinzi uburozi yabashyiragamo niko nabyita baza kugezaho basa n'abamwemeye koko ibyo avuga byose biha agaciro birangira Kibwetere abarogeye muri fanta n'ibyo kurya urusengero rufunze hose bafunze ahantu hose bavuga ko isi izarimbuka kuko bizababwira ko isi izarimbuka igihe cyabo ngo cyari kigeze baranywa bose barapfa. Haranamenya haranagezeho hagashya n'urusengero rwarahiye. Byaje kurangira mu by'ukuri nashakira iyo foto ye video ntari buyibone nguyu. Byaje kurangira Kibwetere niba arapfiremo aho niba yarahunze ntawamenye. Kibwetere Joseph ni story imeze gutyo. Mpamvu ndi kubivuga hari abantu bagira amahirwe yo kumvwa. Ni impano nayo ni impano gitimano niba ari ntuza naha mwitangazamakuru byo mu Rwanda cyangwa muri siporo yo mu Rwanda dufitemo mezuryo nakwita Kibwetere uruga abantu akaroga amakipe n'abayobozi udashatse kugendana nawe ukabiba ibibazo. Uyu munsi turi kurira ku bijyanye na Reyo yatsinzwe ariko tukibageza ko mu myaka ingahishize Reyo yatsinze APR muri championnat itsinda finale y'igikombe cy'amahoro itsinda 3 muri Super Coupe 3 gakurikira. Ariko Kibwetere yavugaga ko uri kubikora nta bushobozi ahubwo ko ari ibinyoro byivanze n'ibibembe. The same person niwe wagiraga gutya akimuka mu makipe tuvuge avuye muri Bugesera ibyahabaye sinajya kubivuga amabrandazi niba ngombwa nzabivuga igihe nikigera ko hari igihe bizajya ndabisaba ko twenda tubwira abantu abaribo. Ubwo nuvuga ngo mu gihe muri Rayon Sport atashoboraga kubonamo amarembo byabaye ikibazo wenda kuri Sadate wamwumva Sadate burya abantu benshi yaje bisa nk'atamenyere no waza ari umurwanyi namukoze mubwira ni Sadate bita Munyakaziti waza kwita ahubwo murwanyi cyangwa kuko uri umurwanyi kurusha uko we karakteri ye yari kudakunuka nijisho kujisho kungumu kuri wake nkurudingamo byaje kurangira tansero bamaze kwirukana kubera imyitwarire byaje kurangira urumva bitadagiye agenda abasaza bari inyuma yo kumurwanya ibyo byose twavugaga ariho abari baheruka kubona ibyishimo. Abasaza burya bari ishyamba batinyaga no kwivuga ibigwi bati tugiye kumukwitisha izindi match enye azahita yiruke. Ntibyirangiye gutyo abasaza baragarutse bamaze kugaruka abasaza ubundi no statement nyikore navuze ko ari abareyo bashobora kuba rwose nta nubihakanye ariko nta na rimwe mu buzima bwabo ko giye Rayon Sport nyizi kuva ndi umwana kuzazamuka ndi mwitangazamakuru imyaka yose maze Rayon Sport abayobozi ba nta na rimwe nta munsi n'uyu wera wirabura bigeze bashyira inyungu za Rayon mbere y'izabo. Nushaka wagenda umbwira umwe kuri umwe babonetse abari umwe babiri wenda nta dutaho babari nka babiri yaba ari nka Paul Ruhamyambuga ariko no simbyemeza cyane kuko yagiraga na profita ari president wa Rayon yicanaga na His Excellency muri stade ayo mahirwe abona bake muri stade nk'umuntu w'umucuruzi ufite inzu ya mbere City Plaza no yari ya mbere mu gihugu urumva kwicana His Excellency n'amahirwe atabona ushobora no kuyesha ku buzima bwawe bwose ukazarinda utaha utabubonye. Wenda undi najya kuvuga yaba ari nka Rumongi Ronjini kuko yabayemo igihe gito agira umusaruro azana Sekafa twareke amahoro agira gute agura abakinnyi agira gute arangije umusaruro atanga ikipe abivamo complete n'umunsi wa none yagarutse. Abantu rero bagize gutya biza abasaza baragaruka. Abasaza bagarutse ko gina ari imbazi ndi mu bantu ba mbere niba ntari uwa mbere wavuze abasaza baribo ko batazatenguha kubera ko bubakiye ku kinyoma. Ikinyoma niyo byaba gute
ushobora kuza ubwira abantu turumva naciye ikuzimu dore umukinnyi mufotoye ari ku kibuga cy'indege mbafite y'intasi ariko ari wowe wari umuri inyuma muzanye umukuye Senegal bikazagenda bivumburwa. Icyo navugaga ni iyi kipe yari turi kuvuga ngo yazanye abakinnyi badafite aho bakinaga cyangwa se harabo bashatse kubashyiraho aribo baje gupfa na Tadeyo tubonye barimo kwirukanwa. Ibyo byose ni ibintu mu by'ukuri biba bigaragaza ko hari abantu bafite ingufu zo kuyobya abantu bafite ingufu z'uko niba ugeze muri APR bakakuvumbura uzasigara ubasebya. Siko bimeze ukavuga ko dawo nta mukinnyi murimo ndetse wanareba no kubyikora ngo bive mu kanwa kawe ugakoresha abakwegereye bati vuga ibi nanjye nzagira icyo mvuga. Ukitwa ko ayoboye itangazamakuru imyaka myinshi aho wagiye unyura uyu munsi wakumva abantu bagiye mu nkuru ya APR n'urugero babahe transport ikintu kiri regira ku hantu hose haba mu by'ubuhinzi haba mu buzima haba muri sport haba hehe gikorwa cyo bita PRDM ukaza uyita ukwita ruswa ukaza uvuga ko ukize ko we utarufata ayo mafaranga ntabwo ari byo. Abantu bose ukagerageza kubatobanga. Ikintu kishimisha abareba bagomba kumenya umugani ngo nyamwanga kumva yanze no kubona murenzi nkamuciriwe ku giti cye ngo ubiba umuyaga ugasarura umuhengeri. Uyu muhengeri basaruye kuri stade n'umuyaga babibye n'ubwa mbere kuva nabaho mbonye ikipe irokirita kuwa gatatu kuwa kane ngo barokitira match kuri cyo muri weekend bakoze amateka noneho ariko abajyana bakaba abandi byamara kuba umuntu akabona barimo gutwitinga bavuga ngo urumva ngo mwihangane perezida ibintu utari bukore ku bwa Ritayadi utavuga ku bwa Sadat utavuga no ku kuri de APR kuko nawe byatabyemera utavuga no kundi muyobozi wari we wese utaguha kuza gutabanga ibye. Ibi rero mba mbyishimiye ntabeshye bareyo cyane cyane abaciriritse kuko murimo benshi nababwiye ko ntiyamamaza ngo muzango nzakenera ubwinshi bwanyu ngo muntore oya sibyo ariko nzababwiza ukuri kuko harimo abareyo bazima bifuza rero yabirambye yayoborwa neza kuko reyo ni uruganda bayibona mu mfuruka cyangwa se mu ndorerwamo yagutse bakavuga ati mu gihe kizaza Rayon Sport izahangana na za Yanga na za Simba abantu irabafite ikizaburawe cyangwa se ikizabikeneye cyane ni leadership ya nyayo itagendera kuri chantage. Ari nacyo kintu Murenzi navuze nk'abantu barasaza. Murenzi nzi ari meya w'akarere ka Nyanza yobora reyo bwa mbere ntabwo ari Murenzi wo gutobangwa ntabwo ari Murenzi ugura abakinnyi akongera abanyamahanga bumaze kugera kuri 17 batari n'umunani ubwo Murenzi ni batamureka ngo ayobore ireyo ayigumane bazaba ari ubuhemu kuko arimo kwikoresha umutwaro umuyobozi udashoboka uzamusimbura rero 50 naje kumenya ko uzamusimbura guhemba abanyamahanga 18 cyangwa n'abarindwi n'abanyarwanda baziyongeraho na za staff n'iki uko n'aba staff tuye tubabara nkura harimo abanyamahanga babiri muri staff uwo muntu urimo kumuhemukira urimo kumutemeraho itaka keretse ba ayigumanye ubwo akazakomeza akarwana nayo barero mutumva rwose ku bwinshi bwanyu bw'abafana mujye mukomeza mwizere imyaka imgo ni iminsi ikibuga ntibibeshye imaze kubiri hafi 7 izagezaho ibu 8 ibi 9 ibi 10 mpaka kuzageza bumvise mpaka kuzageza haje umuyobozi ugomba gushyiraho imbaga akavuga ati jewe niba uri umunyamakuru duhuzwe n'inkuru niba uri umukinnyi duhuzwe no gukina niba uri umutoza duhuzwe n'umusaruro ibintu nk'ibyo abantu rero ntabwo bashaka kubyumva barakizera icyo nakwita nk'akarimi karyohereye uri ikinyama n'ubundi kiraryohera ukuri kurasharira cyane ibyo birazwi ariko still ikibuga kizakomeza gica urubanza abantu bakomeze barire bashaka aho babyegeka n'ubwo habuze nicyo kintu kimbabaje keretse APR itsindwa twari kubyegeka ku musifuzi kuko umusifuzi yitwaye nabi muri la match yamurenze zabigarukaho areyo habuzeho babyegekaho. Ubu rero no gutegereza abakinnyi baraguzwe 10 na bangahe nta musaruro je nabitegamo ino sezo kubera ko ntabwo baguzwe baje mu rwego rusa nko gucuranwa kuko mu kwa mbere yuguze abakinnyi 6 aramutse atari gushaka ku inyungu yawe bwite cyangwa yabawe bakwegereye nta kindi gisobanuro cyaba gihari kuri sezo n'ubundi utari shuwa ko uzaramira byitwa ngo ufite amezi 2-3. Ubwo rero je nishimiriye abo nise bakibwetere bashobora kubeshya imbaga ikumva igakomeza ikabajyaho nejo bakabishywa ikindi nejo n'ubundi ibinyoma bizakomeza bivuke jewe nzambiboneraho mbikubitiraho
nta muntu uzaza mbwira ikidasanzwe, ariko ikinyoma cyaba giturutse kuri perezida w'ikipe yaba ya Rayon niyo yaba ari APR aba ari general, kuko APR yorwa n'abagenerali, si rimwe si kabiri inkuru ziyirebaho cyangwa nagenzi ikora. Cyaba giturutse kuri perezida w'ikipe, cyaba giturutse ku munyamakuru mugenzi wanjye, cyaba giturutse ku musifuzi, ntabwo bizakunda. Ndumva giye cyo nashatse kuvuga se mucyumvise. Ni message yumvikana mwijya gushakaho mu byegeka. Bamwe nabonye batangiye kuvanga ikipe ngo ntikirire yo ngo yiswe ku, sinshaka kubivuga mu mazina yabyo mwarabyivugiye, ariko icyo nemeza cyo nuko ukuri guca mu ziko ntigushya. Wakwivuga ibi ukavuga ko uri umutiriyoneri ngo utunze amafaranga utajya kurwanira 25 bya transport kandi ukiba mu makipe, wagira ute? Icyambere nuko igihe cyose ushyize imbere inyungu zawe bizarangira utamaye, yaba uyu mwaka yaba uzagukurikira cyangwa uzaza buhoro uzagenda uvunguka umere nk'isabune. Ikinyoma nicyo kibi niho kibera kibi, kigenda kiyonga mpaka gishize kigahinduka ubusa cyane rwose. Rero amahitamo mwagize sinzi muzayibohora cyangwa se muzayikuramo, mwahisemo kuyoboka ikinyoma kizabayobora mpaka mukomeze mubabare, kikuyuma gikomeze kibagisererane, mugende kuzageza mukipakuruye. Kukipakurura rero nicyo nukugira abayobozi bazaba ari bazima batagendera kuri chantage, kuko nka Retired yagize umusaruro mu gihe gito yamazeho kandi nta chantage yemeraga. Urashobora kuza wikorera umukinnyi ngo nutamusinyisha ndakuvuga ko byakunaniye, wowe waba uri we wese. Ubwo rero na Rayon Murenzi arantengushye, abantu barasaza. Narizi ko Murenzi yakora ibintu nk'ibi, akagura abantu kuwa gatatu no kuwa kabiri bazakina match yo kuwa sina mbaraga zari gukoreshwa batazakina. Ngiye nibyo navuze, atari gushyigikira ko bakina ari bashyashya, narebaga imbaraga ziri gukoreshwa, amafaranga ari gushyirwamo. Tuzanagaruka ku bintu byinshi. Gusa hari abareyo bababaye rwose, pole mwihangane, nta ruhare mwabigezemo. Hari abareyo bukuri banyabo bari kwibaza bati ibintu bizarangira ryari, ariko se bizagezeho tugira ubuyobozi nanone bwiza, kuko nabaze mbabwira ko inyamaswa imenya agaciro k'umurizo wawuciye. Ubu bamenye agaciro ka Retired, baranifuza ko babona, ntibashaka wenda Retired terike na person bati uwaduhundi ubwo bityo icyifuzo cy'abariyo hafi ya. Ariko abarakana uvuze rero abantu bakwiye gutekerezaho, ni nako kajyanaga n'ibyo nari natangiye mvuga, ntibabifate gutyo. N'ukuri kose wenda tuzagira umwanya wo kubigaruka mu mibare ya nyayo, yaba byashoboka iyi nzibacyuho ntirangire mu kwezi kwa gatatu, kuko nirangira mu kwa gatatu umuperezida uzajyaho bizamugora cyane yanasara, kuko niba payroll uyikubye hafi kanga yongeyeho, ubwo ntabwo yapfaga kuboneka, uryongeyeho hafi 20% kuri yo. Hari abakinnyi benshi batazajya bakina, baguzwe bari aho ngaho, abari bahari kumvikana amafaranga yo gutanga. Umwuka wo mu ikipe niba Beda atakinye deri gukeka ko ubutaza ameze gute, ejo bundi namwicaza, ejo bundi rikaho nica, Olivier nicara, bizagenda gute nyine umwuka ko naba senior dressing room fonganye nagaruka bizagenda gute. Asumani wenda ntazicara n'urugero nicara se, kandi nawe ari influential, tubona ko ikipe yuzuyemo. Ubundi mu by'ukuri ino kipe biragorana ko abarundi bazajya badakina, kuko ubwabo bafitanye connection hagati yabo ni benshi. Bivuga umwe ni inshuti yundi, umwe kudakina ko ushobora gutuma mugenzi we adakina neza. Kandi tubizi ko wenda abanyasenegali ari bazima, nka Dianye ushobora gusanga rusha Bangara n'urugero, aramutse akize byagenda gute. Fonganye bo nta mwataka nkeka ko uri no ku rwego rwe ahangaha. Urumva ari ibyo byose bizagenda bigaragara ko umwuka utari mwiza. Perezida mushyashya ashobora gutangiraho bigatuma abona umusaruro mubi, bikamwitirirwa bakavuga ati twari babwiye wenda tuvuze hayisaza undi muntu nkuko abareba babishaka umeze nka Retired aje mu kwa gatatu. Yewe naraje asanze umwuka uri aho ngaho, asanze abakinnyi barareze, ntabwo tuzi neza ko ibintu byakemutse, asanze imishahara yarabuze. Hari amakuru yavuga ko ngo hashobora kuba hagiye kwa mezi 3 ngo muri score yo kugira ngo bakemure ibibazo umushahara umwe. Ubwo urumva n'umushahara umwe, ariko score birabirangiye. Waza yasanga amafaranga score yarashize, nta mafaranga na make ahari, ikipe iri mu bibazo, abakinnyi barimo bararira, abakinnyi bamwe ntibarahembwa, amadeni biki byose, agatangira muri uwo mujyo ugasanga atangiye nabi. None habonetse ikintu cyo kumushyiraho cyo kuvuga ati no muntu n'ubundi ntaba n'abasaza nkunganire. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Abakinnyi bose baje muri intuzo kore 6, bamwe neza ko bose nta numwe ufite retije. Yego urumva reje urewe n'amafaranga agombwa akenewe.
abenshi ari umuntu abireba gutya akabisoma nkaho kuvuga ngo impamvu tutitaye kubo twasanze nuko abangaba bari connected kuri twe bazi ngo baje batya byagenda bitya mu magambo make abanagiye bakavuga ngo kuko ari amafaranga ashobora kugera kuri benshi niyo mpamvu byagomba kwihutishwa ibyo bikava mu nzira nta muntu ufite retije n'umwe ikindi cya kabiri ku ikipe nka Rayon Sport sinibuze kugaruka cyane cyane kuri iyo message Regis yatangaga kuko byo nkunda kubyumva mbanza wenda mu itangazamakuru byaba ari n'umugisha kuba twaragize amahirwe tukagira umuntu ufite ubushobozi kuruta abandi sinzi buryo ubushobozi n'ubwo umuntu ntago ari ngombwa ko kuko ntabwo ubuzi by'abandi bafite cyangwa uko abandi babayeho nta muntu ubugize icyo abantu bareba ni inyungu ya rubanda nyamwinshi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport apana kureba inyungu ya gengi y'abantu batanu ngo bahurira aha ngo bavugane ibi ngo nzavuga ibi bizagenda bitya Rayon Sport aka kanya igiye kujya mu ihurizo riruta andi yose ariko nkitangira rekomandasiyo mbere ko umuha umwanya titese nshaka kumara umwanya ese uko nge mbibona nka Aime ko byibuze byagenze neza urwego rwa RGB n'abandi bagatanga umwanya kugira ngo hagire ibibakingwa donc ibyari byarakozwe nk'amafuti cyane cyane ndavuga nka byandi by'umushinga n'ibiki byose ubu ngubu noneho ko nta kibazo cyazamo abantu barutse bigiye ko ari abishyirwa barishyuye bamwe ba miliyoni 40 n'abandi bagiye batandukanye nyine mugani ntihaza n'uwo muntu mushya ibyo bintu byose byarigiye ko ribuze gusanga ikipe nta kintu ifite uwo muntu azabita kiruka sezirangiye kandi aryo navugaga kandi ibyo dukoze yakubwiye bazahita bavuga ngo nibe n'abasaza ngo wagarura abasaza nibyo nkubwiye abasaza bakambiye kugarura abasaza kubera ko byamara ntiturebye icyatumye ananizwa kubera ko nta kintu asanze ikipe iri muri nta n'ikipe ihari kwanza ubu turetse kubeshya uretse kuvuga ngo izakenera gatatu ya gatatu wenda ashobora kuba hari izakenera kabiri uretse rekeraho ngaho nicyo kintu ngiye kubabwira abo bakinnyi bose uko ari batanu bose basinye amezi 6 bamaze igihe badakina bagomba gukora imizi rero twagiye kubafasha uretse kumasika abaturage uretse kumasika abaturage kumva ko abaturage wabagira injiji nyine ni hehe uzi ngo uguze umukinnyi mu kwezi kwa mbere itegeko riba ari rimwe ni umukinnyi ubusanzwe ukina uze gutanga support datanga ingero Manchester aguze Bruno mu kwezi kwa mbere kuko harya abantu bagendera ngo mu kwa mbere ngo ntiwabona abakinnyi beza naga ari byo aho kugira ngo usakume sibyo wafata abakinnyi bakibura nka Rikawu niyo byakwanga niho napfa gutorera kuko biri mu mujyi uko abantu baguye kwa mbere ariko kumbwira ngo urabaririje ngo mbese gatatu kuko gatatu maze umwaka Brazil agomba kuza gukina azagira imbaraga icyo tubwiza abantu kuri abantu baraza ngo bakabeshye ngo sinzi ngo abantu nk'amaze ubwirinzi ngo zahamagaye yahamagaye Paveri Nzira ni mwene wabo aramubwira ngo situation iyo kipe nza gukinamo imeze ite umukamerone yabajije Zizi Basane nagara abakamerone ariko Paul gushaka ukuntu abantu bari buze kugira image igororotse barashaka ukuntu biri buze kuza kwitwa mwakoneka abantu barakavuyo abantu ubu ngubu uhamagaye fata nk'urugero nk'umukinnyi hamagara nk'umusenegale uwo musenegale atabaje muri rero nabona yaje kugisha ukuri uko ibintu bimeze urugero nka Dao yaje muri APR kubera bagaragara kwizire yatabatara bari kuza muri impamvu zo ku mpamvu eshatu impamvu ya mbere reka dushaka abakinnyi baza bagahagarara abantu sinzi ahantu mutarabize kumbwira ngo yumvise bavuga ngo uriyo ngo atiriste muri kurira mu kibuga ukabona ngo ifite abakinnyi ngo byibuze ngo ifite ngo batanga ikize batanga ikize mu gihe kingani kamo apana baragitanga gururira abantu ukabona none se reka ngoze ikintu kimwe aho abantu baswicingiye bakavuga toke aba bantu byanza benshi uwaziza akavamo uyu ndumva bakura ntuza akaza ubona bana basanzwe bato bano ba Fisto bande bose cyane ubwo twabonye se ko batangiye gukora amasezerano Asumani agiye gukina mu mwanya we okazi imwe ashaka ufite hari ukuri kurwana nako kuri kugira bishoboka ntabwo ushaka kwemera ukuri urwana n'ukuri donc nimba ari umezi mucye ku mupira simbizi ariko abakunzi kipe Rayon Sport mwamenye ko abantu ari bakuru ubu ugiye kumbwira ngo Gakwaya Olivier ni umwana mu byo kutamenya
ariko azi inyungu zo kugura abakinnyi batandatu none se bari kudefana gute kugura abakinnyi batandatu utavuze ko ntabahari ariko icyo kintu twakigarukaho ari wowe mwarakivuze wasobanura uko bimeze gutyo ubu Real Madrid mu kwambere yagura bangahera ko imerewe nabi yaguye ikipe yose ariko reka nkubwire irifo njye numva mfite inzozi mugani ari ngewe icyiza nuko kakanya ntabwo bigisaba kwibutsa abantu reje ari umugabo waje ahantu araza yereka abantu ibintu byakora bitya muramutse mubikurikiye twagera ahangaha ariko abantu kubera nyine rutini yabo bamenyereye ntibashaka kumva icyo kintu buri wese aza ashaka gukora ibye mu buryo bwo ko abyumva ejo match tuzayanaliza do A a Z akantu ku kana nibyo tuzabigarukaho ntabwo tubahaye idonido ejo tuzabisubiramo neza yani na Fortbet twishimira cyane muze kugerageza amahirwe muri Championnat Arabia Saoudite na match iryoshye usibye na betting ari Nasr no mu